ndabasubije mu dukomeje kubana hano kureba official ngiye turi kumwe ni Iradukunda Anita. Tugiye kurebera hamwe ibanga ryo kugira ibyishimo. Abantu benshi bagiye bivuga ko bazishima ari uko bamaze kugera ku byo bifuza. Ese nawe wigeze uvuga utyo? None si igihe wari umaze kugera ku ntego zawe ibyo wifuzaga ukabibona, ibyishimo byawe byararambye cyangwa byagiye biyoyoka gahoro gahoro? Mu by'ukuri birashoboka ko umuntu iyo ageze ku ntego ze cyangwa akabona icyo yifuzaga ashobora kugira ibyishimo, ariko nanone ibyo byishimo bishobora kutaramba. Ibyishimo birambye ntabwo bishingira gusa ku byo dutunze cyangwa ibyo twagezeho, ahubwo bishingira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Nko kugira amagara mazima ntibishingira ku kintu kimwe, ahubwo bishingira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Buri muntu wese arihariye, ikigushimisha si cyo kigushimisha, igishimisha mugenzi wawe si cyo gishimisha undi. Ikindi kandi uko umuntu agenda akura niko abona ko ibyamushimishaga akiri umwana nyine bigenda bihinduka. Ariko byagaragaye ko hari ibintu byinshi bitera abantu benshi ibyishimo, abantu benshi bagenda bahuriraho. Niba wifuza kumenya ibanga ryo kwishima cyangwa ry'ibyishimo byawe, dukurikiye cyane ko turi mu bihe by'iminsi mikuru aho dukeneye kwishima nyine, ariko menya neza niki cyagufasha kugira ibyishimo birambye. Ikintu cya mbere kigaragara ko abantu bahuriraho cyangwa ikintu kigaragara ko abantu bihuriraho ari benshi cyagufasha kugira ibyishimo ni ukunyurwa. Kunyurwa ni kimwe mu bintu abantu benshi bahuriraho bavuga yuko bifasha umuntu kwishima cyangwa bifasha mu byishimo byawe. Umuntu w'umunyabwenge yaranditse, yamaze igihe kinini yita ku myitwarire y'abantu, yaranditse ati amafaranga ni uburinzi. Icyakora yaje no kuvuga ati ukunda ifeza ntahaga ifeza, n'ukunda ubutunzi ntahaga inyungu. Ibyo nabyo ni ubusa. Umubwiriza 5:10 ndetse na 7:12. Nubwo dukenera amafaranga ngo tubeho, ariko twagombye kwirinda umururumba kuko utajya ushira. Umwami Salomo wo muri Yerusalemu ya kera yabivuze neza ati yego kugira ubutunzi no kugira amafaranga no kujya mu iraha bitanga ibyishimo nyakuri. Salomo yavuze ko yahaye ibyishimo umutima we cyangwa icy'umubiri cyose yakeneraga yarakibonaga, ariko ku iherezo byaje kugenda bitese. Ibyo byishimo bye ntabwo byigeze bibana. Yaravuze ati nabonye byose ari ubusa. Avuga ko yabonye ko n'iby'isi nta gifite umumaro. Tekereza nawe ugeze n'ubwo yanga ubuzima. Umubwiriza 2:11, 17 na 18. Ibyo twibukira byose mu by'ubuzima, amaherezo dusigara tumanjiriwe tutanyuzwe. Ibyo wakibukaho byose, ibyo waba utunze byose, n'ubundi bizarangira utanyuzwe. Ahubwo duce ufite uratwishima umuti, twige kunyurwa. Ese ubushakashatsi bwo muri iki gihe bugaragaza ko ibyo umunyabwenge yavuze ari ukuri? Hari ikinyamakuru cyavuze kiti iyo umuntu amaze kubona ibintu by'ibanze akenera, kugira amafaranga y'inyongera ntacyo byongera ku byishimo yaba asigaranye cyangwa akeneye. Kugira amafaranga y'inyongera ntacyo byongera ku byishimo yari asanganywe. Journal of Happiness Studies. Koko rero ubushakashatsi bwagaragaje ko uko abantu bagenda barushaho kugwiza imitungo ariko bakirengagiza Imana n'amahame, ari nako ibyishimo byabo bigenda biyoyoka gahoro gahoro. Twige kunyurwa na duce dufite. Ikindi kintu cyadufasha mu kugira ibyishimo byacu ni ukwirinda ishyari. Ishyari twese turarizi. Ishyari ni umubabaro umuntu agira cyangwa umutima mubi aterwa no kubona undi hari icyo amurusha. Kimwe ni ikimungu kiri mu mubiri, umuntu ashobora kuganzwa n'ishyari bigatuma ibyishimo bye biyoyoka. Nese bigenda bite ngo ishyari rishinge imizi mu mutima wacu cyangwa mu mutima wa muntu? Twavuga n'iki ko dufite ishyari mu mitima yacu? Ese twabigabanya dute? Hari igitabo cyavuze ko ubusanzwe abantu bagirira ishyari abo bantu bafite icyo bahuriyeho, wenda bahuje imyaka, byababayeho se cyangwa urwego rw'imibereho ugasanga bangana. Umucuruzi ntibishoboka ko yagirira ishyari umukinnyi wa filimi w'icyamamare, cyangwa ngo agirire ishyari undi muntu badafite ikintu bahuriyeho. Ariko ashobora kugirira ishyari umucuruzi mugenzi we abona ari kugenda atera imbere gahoro gahoro. Urugero, aho kugira ngo abategetsi bo mu bwami bwa kera bw'Abaperesi bagirire ishyari umwami, barigiriye umutegetsi mugenzi we witwaga Daniyeli wari ufite ubuhanga bwihariye. Ikigaragaza ko abo bagabo bari barakariye Daniyeli cyane ni uko bacuze umugambi wo kumwica. Icyakora umugambi wabo mubisha barabapfubanye. Daniyeli 6
1-24. Cya gitabo cyavuze kiti kuzirikana ko ishyari rituma umuntu yifuza kugira nabi mugenzi we ni iby'ingenzi. Kuva kera abantu bagiye babigiraho ikibazo, abenshi babaga babitewe n'ishyari. Umuvandimwe wanjye, umunyeshuri w'umuhanga twigana cyangwa umukozi mugenzi wanjye, iyo yatsinzwe cyangwa yakoze ikosa birambabaza cyangwa biranezeza. Nimba bikubabaza, menya ko watangiye kugira ishyari. Itangiriro 26:12 kugera kuri 14. Cya gitabo twigeze kuvuga cyavuzweho kiti ishyari rishobora kwangiza ubushobozi umuntu agira bwo kwishima byinshi byiza ubona mu buzima kandi rigatuma utanyurwa nabyo. Biragoye ko umuntu ufite ishyari ashobora kugira ibyishimo birambye. Kugira ngo turwanye ishyari, tugomba kwitoza kwicisha bugufi no kwiyoroshya mu by'ukuri, kuko bidufasha guha abandi agaciro, kwishimira ku byo bagezeho ndetse n'imico yabo myiza. Bibiliya igira iti ntimukagire ibyo mukora mubitewe n'ubushyamirane cyangwa kwishyira imbere, ahubwo mujye mwiyoroshya mutekereze ko abandi babaruta. Abafilipi 2:3. Iyo twumvise inama nziza batugira, tugaragariza abandi urukundo ruzira uburyarya, bakaba ari undi muco utuma umuntu agira ibyishimo. Ikindi kintu cyadufasha mu kugira ibyishimo, itoze gukunda abantu. Hari igitabo cyanditse kiti kubana neza n'abantu benshi bitanga ibyishimo kuruta akazi keza, amafaranga menshi, ubuzima bwiza n'aho batuye. Icyo twita social psychology. Mu yandi magambo, kugira ngo abantu bagire ibyishimo nyakuri, bagomba gukunda abandi kandi bagakundwa. Hari umwanditsi wa Bibiliya wagize ati udafite urukundo ntacyo naba ndicyo. Abakorinto 2:13. Ndetse buri gihe tuba tugusabwa kugaragaza urukundo. Bibiliya yo igira iti urukundo rurihangana kandi rugira neza. Abakorinto 13:4. Tubona inyungu nyinshi cyane zigenda zituruka mu kugira neza, gukunda abantu. Uko byagenda kose nawe bigufasha guhora unezerewe cyangwa ufite ibyishimo. Ikindi kintu cyagufasha kugira ibyishimo, inshuti yanjye, itoze kwihangana. Ubundi muri ubu buzima bwacu bwose utafite kwihangana ntago washobora kubaho. Ninde muri twebwe udahuza nanjye iki kibazo? Kwihangana bidufasha kunyura mu bihe nk'ibyo cyangwa ibihe bitoroshye kandi tubisohokamo neza. Kadufata urugero rwa Carol na Mildred. Carol arwaye indwara igenda imunga uruti rw'umugongo, diyabete, indwara y'umutima, abura umwuka mu gihe asinziriye, indwara y'amaso yatumye ijisho rye rigira umusore rihuma. Yaravuze ati nirinda guheranwa n'agahinda. Birumvikana ko afata igihe kinini cyo kubabazwa n'ibihe aba arimo cyangwa n'uburibwe bw'urwayi aba arimo, ariko ibyo birangiye ariko kwitekerezaho ari ryo banga ryo kwihangana. Mildred nawe arwaye indwara zitandukanye harimo rubagimpande, kanseri y'ibere ndetse na diyabete, ariko kimwe na Carol yirinda guhora atekereza ku burwayi bwe. Yaravuze ati nitoje gukunda abantu no kubahumuriza mu gihe barwaye, kandi ibyo nanjye biramfasha. Naje kubona ko guhumuriza abandi bari mu bibazo cyangwa ububabaye bituma nanjye nkitekerezaho. Ibi bitwereka ko kwihangana ni imwe mu nzira yatuma uhorana ibyishimo, kwirinda kwitekerezaho. Ikindi kintu cyadufasha mu byishimo byacu ni ukutaremereza amakosa yacu cyangwa utaremereza amakosa yawe. Iyo abantu bazi guhangana n'ibibazo byabo cyangwa n'amakosa yabo bakoze, ntibumva bizinutswe bo ubwabo ngo bumve ko bibarangiriyeho cyangwa ntacyo bamaze mu buzima. Bibiliya igira iti umutima unezerewe urakiza, ariko umutima wihebye unesha amagufwa. Imigani 17:22. Hari igitabo cyavuze ko niba wifuza guhangana cyangwa kugira ubushobozi bwo kwihanganira ibibazo, ugomba kumenya ko nta muntu udakosa cyangwa nta muntu utagira amakosa. Icyo gitabo cyakomeje kigira kiti cyakora umuntu niwe uhitamo ko yitwara mu gihe cy'ayo makosa igihe yakoze. Bivuze ngo kurenga icyiciro cyo kuba wakoresheje nabyo ni ubutwari, bigufasha kudahora wicira urubanza byashobora kuremeta ibyishimo byawe. Iyindi nama nziza batugira yadufasha guhorana ibyishimo ni ukujya twibuka gushimira. Iyo wagiriwe neza urashimira, ibyo nabyo bigufasha guhorana ibyishimo. Iyo nama nziza cyane iboneka mu Bakolosayi 3:15. Ubushakashatsi bwagaragaje ko gutekereza ku byiza dufite no kwishimira ibikorwa by'ineza twakorewe bituma turushaho kugira ibyishimo. Inshuti yanjye, tujye twibuka gushimira kuko nabyo ni bimwe mu bintu bikuzanira ibyishimo mu buzima bwawe. Rero inshuti zacu dukomeje kudukurikira hano kuri Official, nahawe ukongera kwitekerezaho. Ibyo twavuze byose byagufasha kugira ibyishimo
dore ko tugeze mu minsi mikuru abantu benshi cyane baba bishimye bahura n'inshuti, imiryango yateranye. Wongere ubitekerezeho umenye niki gishobora kumpa ibyishimo bihoraho. Abenshi ntitukibeshye yuko ibyishimo by'akanya gatoya ari byo twakwita cyangwa twakirukira. Twongere tubitekerezeho tujye duhora twishimye, cyane ko abanyarwanda bavuga neza ko wishima cyane byongera n'iminsi yawe yo kubaho. Jya wisekera. Mwakoze cyane kudukurikira, twari ku bintu byagufasha mu kugira ibyishimo birambye. Ndabashimiye, igihe twari kumwe ni Iradukunda Anita. Dukomeje kubifuriza impera nziza z'umwaka mushya muhire kuri mwese. Ufite icyifuzo, igitekerezo kuza kutugezaho wagisiga muri comment. Iyi ni Ibaba Official, turabakunda.